Amateka bimwe mu byaranze ingoma ya Kigeli II Nyamuheshera. Kigeli II Nyamuheshera yabaye indwanyi y'ikirangirire, akagira umutwe w'ingabo w'ikirangirire na wo ukitwa inkingi, ariko rimwe mu matorero yawo witwa Iziruguru wamazwe n'Abanyabungo mu burengerazuba bw'Ikivu. Hari mu gihe yari amaze kwigarurira ubwami bw'i Bukunzi n'Umusozo bwari mu burasirazuba bw'Ikinyaga, nibwo ingabo zambutse Rusizi zitera n'umwami Bushugi barahatsinda, ariko barekeraho abatware bahasanze babategeka kujya bohereza amakoro mu Rwanda gusa. Arenga aho sekuru Ruganzu II Ndoli yagarukiye, atera inyuma y'ibirunga ahitwa i Kamuronsi, Gishari n'ahitwaga Tongo Masisi. Yahagaritswe n'ishyamba ry'inzitane rya Kongo kuko bamubwiraga ko isi ituwe ariyo irangirira. Ni muri icyo gihe kandi yigaruriye Ubuhunde n'Ubuzi mu majyaruguru agana iburengerazuba bw'ikiyaga cya Kivu, ariko nabo abategeka kujya bohereza amakoro mu Rwanda gusa. Ubu bwami bwagiye bugabwaho ubutero twinshi ku zindi ngoma bitaga ko ari utwo kubahana. Agana mu majyaruguru yigarurira uduce dukikije ikiyaga cya Rwicanzige. Eduard ageza inkiko umupaka ku rutare rwa Kabasha, kuko nyuma yarwo ariho hatangiriraga ubwami bw'Igitara, akaba ariho Ryangombe yakomokaga. Icyo gihe rero byari umuziro kuhatera, byabaye ngombwa ko bagaruka aho. Kigeli II atera Ububeruka, yica umwami waho Mweru, afata ingoma yabo yitwaga Icyungo, yohereza ibitero byinshi mu Kigezi Uganda. Kimwe mu bitero cyari kivuye mu Bushengero, kiza kizanye ibishyimbo bihingwa ubu mu Rwanda. Ibyo bishyimbo nibyo byasimbuye ibyahingwaga icyo gihe byitwaga ibiharo. Ikindi gitero kinyaga umukumbi w'ihene zibyibushye cyane. Umwami arazigumana, azita akamenesho, kumenesha, kwirukanka. Ziba nk'ubushyo bw'inka, agena abazishinzwe. Ubworozi bw'izo hene rimwe na rimwe zajyaga ibwami kumurikwa bwarakomeje kugeza ku ngoma ya Yuhi V Musinga, aho uwari ushinzwe yitwaga Bunyenyeri wa Muhozi, wari utuye mu Gishubi i Gitarama. Ubwanacyambwe busubizwa u Rwanda. Ibyo bitero byinshi byo kwagura igihugu ntibyaranze ingoma ya Kigeli II, nko kugarurira u Rwanda intara rwari rwarabuze y'Ubwanacyambwe aho rwavukiye. Kuva Kimenyi II Shumbusho yarwigarurira, u Rwanda rwari rutari rwumva rwashobora gutera i Gisaka ngo bahagarure. Mu Gisaka haza kwima uwitwa Kimenyi III Rwahashya, maze intambara irubura hagati y'Igisaka na Ndorwa, bwagengwaga na Gahaya I Rutindageri. Abo bami bombi bari bato cyane badashobora kuyobora, bayoborerwaga na ba nyina, ari bo Nyiragahaya I mu Ndorwa na Nyirakimenyi III Kabonde i Gisaka. Amateka ntatubwira neza icyo bapfaga, ariko yemeza ko abo bagabekazi bombi bigereye ku rugamba rwa nyuma rwabereye ahitwa Imuzizi hafi ya Rwamanyoni i Kibungo kuri Muhazi. Ako gace icyo gihe kari mu Gisaka. Abateraga rero bari Abanyandorwa, bakubita inshuro Abanyagisaka. Nyirakimenyi III afatwa mpiri. Mukeba we amuha igihano cy'uko acibwa amabere, ubundi agatabwa ku ngoyi. Igisaka mu gisebo cyinshi gihungishiriza umwami wacyo mu Rwanda. Kigeli II amwakirana i Kamonyi. Kimenyi III amwaka ubufasha. Kigeli II Nyamuheshera aramwemerera, gusa nawe amusaba ko namusubiza ku ngoma yirukanye Abanyandorwa, ko Kimenyi agomba kumusubiza u Bwanacyambwe. Kimenyi aremera,
nuko bombi bashyira nzira baragenda. Kigeli II atabarana n'ingabo ze. Abanyandorwa batsindwa rugikubita birukanwa mu Gisaka. Dushobora kwibaza impamvu Kigeli II atahise aboneraho ngo yigarurire i Gisaka. Byaragaragaraga ko kidashoboye kumurwanya. Ahari wenda indagu ntizabyemeye. Gusa ikizwi ni uko kuva ubwo i Gisaka cyasaga n'igifitanye amasezerano n'u Rwanda, u Rwanda ari rwo rukirinda. Ibi bivugwa cyane mu bisigo byinshi. Ubwanacyambwe busubizwa u Rwanda harimo umusozi wa Kigali n'iriba rya Rwezangoro. Byashimishije cyane cyane Abiru. Kuva ubwo Abiru bagakora umuhango w'inzira y'ishoro bidasabye ko bajya kugira ibyo bashaka mu mahanga. Agasozi ka Gasabo ko ntikari karimo kuko hari mu Buganza. Iyi ngoma yagize ibihe bibi aho umugabekazi Nyirakigeli II Ncenderi anyweye yiyahuye. Yaketse ko yababeshya ntihazagire umenya ko atwite. Ageze aho abonye ko nta kundi byamenyekanye, yiyemeza kunywa ashyingurwa i Butangampundu, hari hagenewe abami n'abagabekazi bapfuye muri ubwo buryo. Kigeli II Nyamuheshera na we yaje gutanga, atabarizwa ashyingurwa i Burenga hafi ya Sayo muri Byumba. Ntibyashobokaga kugera i Rutare aho ubundi ba Kigeli batabarizwaga kuko hari haragaruriwe na Ndorwa. Iyo niyo mpamvu yatumye ku ngoma y'umwuzukuru we Cyilima II Rujugira bayoye ivu rikajyanwa i Rutare kuko hari hamaze kugaruka ku Rwanda. Muri ubwo buryo Kigeli II Nyamuheshera yari atabarijwe ahahuye n'izina rye. Yari yarambitswe umudende bahaga umuntu wese wishe ababisha barindwi, kubera abami barindwi b'abanyamahanga bishwe ku ngoma ye.